None nibakingura mujye mwicara mutaribwa, mutuze mwumva icyo Uwiteka avuga, aho mwambariye, aho mwaguwe neza, mujye mwicara mutuje. Ntukifuza yuko babwiriza vuba ngo kugira ngo bubahirize gahunda zawe. Ni nako Imana yambwiraga ijambo rikomeye, irambwira ngo izi ntashima iminsi nabahaye ni mike. Nari narabaza iminsi n'amasaha n'amasegonda, narabyanditse nuko ntabizanye. Kuwa mbere nabahaye kwikorera amanywa n'injoro, kuwa kabiri mbaha kwikorera amanywa n'injoro, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, iminsi 6 amanywa n'injoro mbarindira mu byo bakora. Umunsi umwe wo ku cyumweru tuzuye n'igice cy'umunsi ntikirimo, bananiwe kuba imbere yanjye batuje. Reka rero ntangire mbaye ikaze mwese mukomeje kwana na Kwizera Yesu Tv, aho muri mu bice bigiye bitandukanye mwese. Ndavuga mu Rwanda, ndavuga muri Kigali no mu bice byose bigize u Rwanda, kandi ngasuza mwese muri diaspora zose, muri Afrika, muri Asia, muri Amerika, mu Burayi. Mwese nejejwe no kubaha ikaze muri aka kanya, kandi nizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe. Hanyuma twicaye muri Baoba niho tujye kugirira ikiganiro, ni igice cya 3 cy'ubutumwa Imana yashyize ku mutima wa mama Charlene. Imyaka ibaye myinshi kubera yuko nkuko twabivuze ubushize, n'ubutumwa yatangiye guhaga 2005 ubwo yatangiraga gukizwa cyangwa se ubwo yinjiraga mu gakiza. Imana yakomeje kugenda ivugana nawe rero buri mwaka, uko imyaka yagiye iha iyindi, yagiye arushaho kuganira n'Imana. Kuri ubu ngubu rero yifuje ko ubutumwa bwose uko bwagiye bukurikirana ko Imana yagiye ibumuha yabusangira n'abakunzi ba Kwizera Yesu Tv. Tugiye kubana mu gice cya 3 rero. Munyemerere mbere ko turi buze kubijyamo tubanze tumusuze n'ubundi atuganirize ku makuru. Mumeze mute Masharene? Amahoro. Turashima Imana. Nabo numeze neza cyane. Ze neza cyane. Munsi ku munsi uburi mushya. Tugomba kuva mu bwiza tujya mu bundi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Abana bameze gute? Abana bameze neza cyane. Noneho reka mpere kuri ubu bwitwa ngo kuki bamenye isaha isoza amateraniro ntibamenye itangiza amateraniro. Imana yari ifite umubabaro. Ibabajwe n'iki? Ibabajwe n'umuntu ugera mu rusengero saa 4. Isaha ya saa 3 yaramwihishe, kandi ikamwihisha afite imodoka ye, ikamwihisha turiye urusengero, ikamwihisha afite abajana bajajabyiwe mu rugo, ikamwihisha ntiyagiye ku kazi, ikamwihisha niyo ku cyumweru, ikamwihisha saa 3 akahagera saa 4. Kandi ntararenga hano, utinya umuntu ushobora kumenya isaha yo mu kazi ko ari saa 2, akaza nirukanka ajya gusinya kugira ngo yerekane ko yahageze saa 2, ariko akaza mu rusengero yidegembya nta n'isoni, akubita agakweto nta soni afite, akinjira mu rusengero saa 4 kandi saa 5, akibwira yuko umukoresha wo mu kazi ke umucunga ngo ntazamuhemba, akibwira ko Imana ya Isiraheli ariyo wakinjirira mu rusengero kubyumva, hanyuma ukazishyuza ngo warateranye, kandi marayika atarigeza gushyira ku rutonde rw'abateranye. Nina mpamvu abantu, Mana wibuke ko nagusengaga nabaga ndi mu rusengero. Uwabaga uri mu rusengero se saa 3 ntihari marayika uba wicaye waje gutwara raporo? Ugasanga abantu biriwe mu materaniro, marayika wandika baje yagiye kubera ko yaje sangahe, yaje saa 4. Muri make ibintu by'Imana bakabitesha agaciro. Hanyuma rero akahagerera igihe ashakiye. Pasiteri ntari buvuge, kuko wavuga uti kuki wakererewe rwose, akakubwira tumpemba ngahe ntacyo warenzaho. Ariko ibeshye noneho bageze saa 6 n'igice batarasoza message. Dufite abantu bakashize, kaba yandikiye message pasiteri, ntibatinye no gutuka pasiteri cyangwa umushumba. Ariko pasiteri nawe rwose najyaga mbibona, ndabazi bene wacu. Buretse ibyo nabyo ndabigeraho.
akabaranditse pasiteri dufite gahunda zacu ntabwo hano mu rusengero ariho haba gahunda gusa dufite ibyo tuba twapanze agatuka pasiteri akamutokoza kandi akirengagiza ko Uwiteka Imana ya Isiraheli yaje mu nzu yayo kureba baje gusenga. Ubu niyo mpamvu hari abantu bazavuga ngo bamaze imyaka 5 baterana, Imana yareba igasanga ntibigeze baterana kuko baza guko bashatse. Nimba boss akubwira ngo ni 2 wamara iminsi 3 ukererwa kagufukuza, ntabwo Imana ariyo bazanaho akajagari ko kutagira gahunda. Pasiteri rero bakamutuka, yajya kona bamwe umwaciye hano akajya kona, undanyuze hano akajya kubona undaciye ahangaha. Ngo bageze gute? Marayika wo kubandika igihe baziye ntiyabanditse, marayika wo kubandika bashoje amateraniro ntiyabanditse. Abo ngabo bagahora bameze nka mayibobo, inzererezi zo mu rusengero zitagira aho zandikwa. Ibi bintu by'Imana nubwo baziko nta murongo urimo ariko bifite umurongo. Niho Imana yambwiye ngo ujye umbariza binuba ngo mbese ko binubira isaha yo gutaha, ngo pasiteri yabatindije. Kuki pasiteri atinubira isaha yo gukererwa kwabo? Kuki umuntu aza mu rusengero atinze akifuza gutaha kare? Kuki arakazwa nuko bamutindije? Kuki we batarakazwa nuko yabatindije? Ese ko bamwihanganiye ajya kuhagera 4 we kuki atabihanganira ngo hageze 7? Imana rero imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo ujye umbariza izo ntashima. Inashima burya ngo zirira ku mugayo, ngo ko babaye mu kabari bakicara bakarambya bakanararayo, ngo ko batigeze babyinubira, ngo ko batinze mu bubari. Uzi ko dufite abantu batinze mu bubari bakageza iyi saha nta namazu bagira, nta nibibanza bafite, nayo gukodesha bagoye, ayabo barayabitse mu kabari. Ariko akicara mu kabari atuje, agakubita mitsingi atuje, akageza 7 nta kibazo, 8 agatahagwa rwose akumva ari muri furi. Ariko kwicara imbere y'Uwiteka Imana yamukuye mu kabari bikamubera ikibazo ukajya ngo hari ibihamurira. Irambwira ngo ko batinze mu bapfumu, bagatinda mu bapfumu bakabamaraho ibyabo, ko batinze mu buraya, indaya zikabakura ibyinya, amenyo zikayamaramo n'ibijigo. Indaya zikura amenyo, amafaranga bakayamarira mu buraya. Ngo ko batinze mu bitagira umumaro, ngo kuki batifuza gutinda mu nzu yanjye. Irambwira ngo ubambwirire ngo ninde mucuruzi. Ubu bashyizeho n'amasaha yo gutaha, nkomeje kuyiha icyubahiro. Ngo ninde mucuruzi waba arimo gucuruza, ngo abakiriya bakiyongera igihe cyo gutaha kwe cyageze, hanyuma akabirukana akababwira ngo nimugende isaha yanjye yo gufunga yageze. Ngo mbese uwo mucuruzi abaho? Ngo cyangwa yanacuruza bukamukeraho? Ngo none ni iki gituma batifuza gutuza mu nzu yanjye? Sanga nta mucuruzi wakirukana umukiriya ngo kuko isaha yo gufunga yo gutaha ko yageze. Naho haba ari 4 nuko corona yateyemo bashyizeho amasaha yo gutaha, yacuruza na 8 z'ijoro zikamugereraho, ariko agakomeza kwakira abakiriya. Imana imbwira amagambo akomeye ngo none bananiwe gutinda imbere yanjye, aho batinze nkabakarabya bagacya. Uhere nko kuri mama Charlene, aho natinze nkakaraba ngacya, aho natinze nanutse nkabyibuha, aho natinze shonje nkaba ndi kurya, aho natinze ndidimanga nkaba nzi kuvuga, aho natinze nta nshuti ngira nk'abafite inshuti ibihumbi n'ibihumbagiza, aho natinze ntagire epfo na ruguru bamvugiriza induru nk'imbwa y'umukara, ariko nkaba mfite abambwira ngo turakwemera mama Charlene. Aho natinze nkahabona agaciro, aho natinze nkahabona ijambo, aho batinze badafite urubyaro bararubuze, Imana ikabahabahera abahungu n'abakobwa. Aho mwatinze ubukwe bwarapfuye, Imana ikabukiza. Aho batinze bakahakura inkwano, aho batinze bakahakura abagore n'abagabo, aho bakutinze bakahakura igishoro, aho batinze bakahakura icyubahiro, aho batinze bakahakura kurama, aho batinze Imana ikababuranira imanza. Aho batinda bakagirirwa neza n'Imana, ngo bananiwe kuhatinda. Muri make ndashaka gusoza iki cyiciro mbwira abantu uko biri kose nibafungura
ubu ntago barafungura, ntago birafungurwa kuko mbona Imana nidukingurira metero izavaho. Ntago Imana yambwira ngo yakinguye isengero kandi hakirimo metero. Bamwe binjira abandi ntibasenge kubera kubahiriza covid. Izakingura metero izavamo, agapfukamunwa kaveho, gukaraba birangire, kwiyandikisha birangire, ikingure, twongere twegerane kuko iki cyorezo Imana izakirangiza. Nubwo ntazi isaha kizarangirira n'umunsi, ariko si cyo kizarangiza isi, hari ibindi bizaza. Hanyuma ndashaka kubwira aba bantu ubu butumwa, isengero nizikinguka ntuzongere kuvuga ngo ntiwatakaze ngo ujye gusenga. Buri Imana yaraguhinyuje, yakweretse ukuntu ugomba gutakaza undi ukirirwa wicaye iwawe. Noneho ubu si wawe ubwirizwa nande? Ubu si wawe uba wungutse iki? Imana yaberetse ko hari ibintu abantu bakwiye kureka, bakwiye kuyubaha, kandi nta wayikoreye wikoreye amaboko. Noneho nibakingura mujye mwicara mutaribwa, mutuze mwumva icyo Uwiteka avuga, aho mwambariye, aho mwaguwe neza, mujye mwicara mutuje. Ntukifuze yuko babwiriza vuba ngo kugira ngo bubahirize gahunda zawe. Ni nako Imana yambwiraga ijambo rikomeye, irambwira ngo izi ntashima iminsi nabahaye ni mike. Nari narabaza iminsi n'amasaha n'amasegonda, narabyanditse nuko ntabizanye. Kuwa mbere nabahaye kwikorera amanywa n'injoro, kuwa kabiri mbaha kwikorera amanywa n'injoro, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, iminsi 6 amanywa n'injoro mbarindira mu byo bakora. Umunsi umwe wo ku cyumweru tuzuye n'igice cy'umunsi ntikirimo, bananiwe kuba imbere yanjye batuje. Bishatse kuvuga ngo Imana naho yabagerekeraho no wakarindwe ku cyumweru bagakora, ikabwira ngo kwa mbere nzababone. Byose ni hahandi niko bamera. Hanyuma reka nkurikize ubu buvuga ngo kuki bahuguka mu byabo, mu by'Imana bakazana impamvu. Pawulo aravuga ngo Imana yabo ninda, ngo imitima yabo iba kubyisi gusa. Kandi burya ibyisi tugomba kubibamo, ariko n'iby'ijuru tukabyitaho. Ntabwo nakirengagiza ibyisi ngo tureke gukora, kubera yuko ibyisi isi ifite ibyitwaka kandi tubivana mu gukora. Ariko nijoro kuzarijyamo ntabwo tuzitwaza tike y'ibyo twakuye inaha. Bivuga ngo gukorera isi biremewe, tugakora mu isi kugira ngo tubeho, ariko tukita ko ku isi tugomba kuzayivamo. Hari ubutumwa mfite buvuga ngo aho abantu bari kuhasiga byinshi, ngo ariko aho bari kujya nta kintu bari kuhabika. Uzi kugira ngo aho uri, aho uzava uhapange byinshi, ariko aho uzajya ntugere na kimwe uhabika. Hano ubu butumwa bwa kabiri bukavuga ngo, ubwo ni ubutumwa bwa kane tugezeho, bukavuga ngo kuki bahuguka mu byabo, mu by'Imana bakazana impamvu. Imana imbwira ukuntu abantu bahorana impamvu mu murimo, ariko ngo mu byabo bakabikora kuri gahunda. Ibi byose bijyanye n'ibi bihe turimo. Inzitizi n'inzitwazo iri gukuraho kugira ngo abantu bazagaruka ari bataraga, bagabanya impamvu mu murimo w'Imana. Imana ijya kumpa ubutumwa yarangenzuye, iranyitegereza. Ndabizi ko nakoreye Imana mu bihe bibi bigoye kandi biruhije. Ntabwo yari kumpa ubutumwa ndi umusongarere. Iyo nabaga ntatwite, nabaga mfite uruhinja. Hari umuvandimwe twigeze tubana akajya ambwira ngo rega ujye ugendana ishakoshi, mbona uzabyarira mu nzira. Nanjye koko mpanga kuvuga ngo uwayigendana. Hanyuma Imana ngira Imana inganiriza, ndayishimiye kwijya inganiriza itanyuze no ku muntu gusa, ikavugana nanjye. Hanyuma irambwira ngo rega bakubwiye ngo ujye ugendana ishakoshi uzabyarira mu nzira, ngo ariko humura igihe cyo kubyara uzaba uri mu rugo. Nibuka ko najyaga mbyara hashira icyumweru kimwe, Imana ikaza ngo kuri kunyicira umurimo kimwe, uri kunyicira umurimo, haguruka ugende. Undebera umubyeyi yabyaye mu cyumweru kimwe, ntiyabonye n'ibitorezo bihagije ngo ahita akomera umugongo ngo najye kubwiriza, nagenzaga amaguru. Hanyuma abantu twahura ngiye nko kubwiriza cyane ko nagenzaga amaguru n'uruhinja mu mugongo, ukasanga harimo amasharirene, umugongo wawe uzaturika, uzarwara umutwe udakira. Shitani agira detaye kuko burya si Imana yabivugaga. Hanyuma nanjye nkiri ikibazo nazaturika umugongo, ibintu nk'ibyo.
haleluya. Rimwe Imana irambwira ngo mba ntago uzaturi ku mugongo abandi bakambwira ngo wirirwa ubyaragura ni nako wirirwa ugenda uzasaza vuba. Imana irambwira ngo babivuze numva, ariko nduwiteka nkuye piyese zishaje muri wowe ngukiriye mishyashya. Urabona ukuntu ndi umujene ubu, ndi umujene tize zose na pompaje nazikora, uri kumva, kuko Uwiteka akuramo piyese zishaje agashyiramo izindi. Ariko Mana ndagushimye, abaye bazi ko nzagenda nunamye kubera izo ngendo z'amaguru n'uwo mu ruho n'inzara n'inkoni, ariko disi we babona Imana irankoze irandambuye inkozemo umujene nk'uwondi we. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo mu nzira yo gukiranuka nta rupfu rubayo, mu kubaha Imana nta kugwisara ibibamo, mu kugendera mu nzira z'Imana nta kibazo. Nari mbarobeyeho gatoya mbabwira ukuntu ubundi ngewe ubuhamya bwanjye bujyana n'ijambo, kandi burya n'ubwana bavuga ngo ubuhamya n'ubujajwa birabareba. Ngewe ntago nareka kuvuga aho Imana yankuye. Buriya urebye no muri Bibiliya wasangamo ubuhamya bwa ba Petero. Kuki muri Bibiliya hatanditswemo Yesu gusa, ariko ubuhamya bwa Yohana burimo ukuntu muka Potifari yamugenjeje, ubuhamya bwa ba Pawulo, ubuhamya bwa ba Debora n'ubwa ba Hana. Kuki babwanditse muri Bibiliya? Nuko ubuhamya ni ibihamya bw'iby'Imana iba yarakoze, kandi ijambo rikavuga ngo iki, ngo numara kumwakira uwo mwami ngo ujye umuhamya mu bandi uvuga ibyo yagukoreye. Ntago buhamya ari ubujajwa, ahubwo n'abatabutanga bafite ibibazo. Hanyuma kuki bahuguka mu byabo mu by'Imana bakazana impamvu, ugasanga umuntu ngo ni umuririmbyi, ese akaba arahamagaye ubwo ntari bujya mu masengesho ya korari cyangwa muri gahunda, alo perezida yaje, dirije arahari se, na disciplinary yaje, yo Imana ibaha umugisha. Ngewe nta mwanya afite, ndumva muri buhagarare mu cyuho, ntibishoboka. Mu bintu by'Imana ntawe usigariraho undi. Tuzagabana inote, tugabana imyenda, tuzagabana amazu, tugabana akazi, tugabana imiceri, tugabane kawunga, ariko imirimo nta muntu uzagabana umurimo. Ntago imirimo tuzagabana. Imirimo yanjye sinzayihaho Charlene nabyaye, imirimo yanjye sinzayiha Ivan na Fisi, imirimo yanjye sinahaho inshuti yanjye, imirimo yanjye ni yanjye, ni ntaha niyizamperekeza si y'abandi, kandi imirimo yanjye niyizamperekeza, kandi Imana ntirya ruswa. Yo muhagarare mu cyuho nge nta mwanya mfite. Ubwo abavuze ati mukora hanjye nahanyu. Mu bintu by'Imana rero nta ugira yundi, mu bintu by'Imana nta ukorera yundi. Ushobora gufata inshuti yawe ukayisiga mu kazi kawe, ariko mu murimo w'Imana nta usigariraho undi. Buri wese arikorera ku giti cye. Ibaze ko naho waririmbana n'umugabo n'abana bawe ntiwabwira umwana wawe ngo ukora hanjye, abantu banabyumve kimwe, ntiwanatuma umugabo wawe. Ni naho njya mbonera umwanya wo kubwira abagabo babana n'abagore babo mu makorari, bavuga ati gahunda ya korari imeze gutya, nzohereza madamu, ariko hari gahunda imeze gutya ku rusengero nzatuma madamu. Abantu ndabakunda cyane. Komeza utume madamu, arakora ariko ntazakora hawe. Azashiduka madamu imirimo yose igize ite imwirunzeho, yaratumye madamu yaragiye mu mirimo, ariko nta muntu wandikishiriza undi. Maze umuntu akicara ati yewe ubu siri zuba ndarica hehe, koko iri zuba ndarica hehe, ndaterera hariya hantu, ariko yajya gucuruza akahaterera kagira ngo hari akamashini kamurimo, akahaterera tumva izuba kuko agiye gucuruza, ariko yaba agiye kurepeta kugenda bikagera gute bikamunanira. Maze boss wanjye rero nk'aba bantu banjye baba bafite akazi ka ninjoro, kamuhamagara ati kutaje, ati uyu munsi natashye mfite stress, ariko n'ubushize ntago wigeze uza. Nabwo nari ifite stress, muri iyi minsi ifite stress, nta kibana yagabanyije stress, corona yarabyoroheje, stress zarashize. Nimusubira mu rusengero noneho muzakore. Kutaje se nefite stress, kutaje se no muri korari umunsi wose niriwe muri stress. Hanyuma se ko no mu nama ya korari utaje ati iki cyumweru cyose cyari cya stress. Erega Imana igigabanya na stress zarashize. Nizarashize.
bajyaga bakangisha Imana ngo bagiye mu Bushinwa, bakayikangisha ko bagiye Dubai, bakayikangisha ko bagiye kudeduana. Nyamara aka gapoze mukitwaremo neza. Nutitwara neza kuri aka gapoze, iyi izakuzanira izaba ari hatari. None tukagera n'abandi bantu bicara mu materaniro akavuga ati ngiye sinjya mbasha guterana umunsi wose, umugongo urani. Cyo kora muri abasirimu ubundi nge mbona ibyango n'amakuba biba kuri twe, tuba dukwiye gushira umuteto, tukababashira umuteto. Hari igikwasitari cyitwa shira umuteto nge kunda kubi. Ariko nkibaza, iyo turi ku murongo Nyabugogo, nta ntebe z'abakecuru nahabonye, nta ntebe z'abatwite, nta ntebe z'abakuzi. Nabonye ku murongo ukuntu imvura ihatonyagirira, nanjye iginyagira, izuba rikakwica uhagaze. Ibaza umuntu unanirwa kwicara mu rusengero, akanirwa kwicara mu rusengero ngo umugongo uramurya, ariko akabasha kujya guhagarara ku murongo Nyabugogo. Kuki bagira impamvu mu byabo? Kuki bazana impamvu mu murimo w'Imana? Kuki bakora ibyabo mu murimo bakazana impamvu? Ntiyabasha kwicara mu rusengero umwanya, ariko akabasha kujya guhagarara hehe? Nyabugogo umwanya. Yaza mu rusengero agashaka serivisi yihuta, mu ngiriva bitakunda akabarasohotse ngo bankerereje, ariko yajya kwa gitifu agatonda umurongo akamubura, ejo agasubirayo agatonda undi, nati nabwo ndabona bidakunda, akahamara iminsi 3 amurindiriye ngo amukemurire ikibazo, ariko gutinda imbere y'Imana bikabananira. Noneho abo bantu bafite stress ngo bari mu kazi bafite stress. Ntibaza abantu bagira stress bari mu kazi kandi bakagakora, umuntu agatwara umutwe mu ntoki ariko akajya mu kazi kugira ngo bazamuhembe ku kwezi, ariko mu nzu y'Imana bikamunanira ngo arananiwe. Ariko buryo uvuze ngo urananiwe, Imana iguha detaye nuko umva Yesu yaravuze ngo bibwira ko babona, ngo ariko ni impumyi, ngo bakibwira ko bumva ariko ni ibipfa amatwi, ngo bazi ko ari abakire ariko ngo nabatindi bo kubabarirwa. Umuntu utinyuka kuvuga ngo afite stress akazigira ari uko aje mu materaniro, ariko yaba ari mu kazi zigashira. Nari mfite stress, umutwe akawutwara mu ntoki akajya ku kazi, ariko mu nzu y'Imana ati ndananiwe. Burya Imana igukubita detaye ikavuga iti wananiwe uhanura, wananiwe ubwiriza, wananiwe uyobora amateraniro, wananiwe wagiye gusenga, wananiriwe mu kazi, unanirwa uri gushakira umubiri wawe ibyo kurya. Hanyuma n'ubugingo rero ugomba kubushakira ibyo kurya. Bivuze iki? Biravuze ngo iyi minaniro bari bafite ituma bataba mu nzu y'Imana ngo bayikorere neza. Nta na rimwe mudateze kunanirwa. Reka mbabwire, nta na rimwe abantu bateze kubona umwanya wo gukorera Imana. Nta na rimwe abantu bateze kubona ibintu byagiye mu buryo ngo bajye gukora. Ntabwo ibihe bizaba byiza, bizarushaho kuba bibi. Ubu se nyuma ya corona nibwo umwanya uzaba ubonetse? Corona nirangira umwanya uzaboneka. Uraje umutima wawe uzawurundumurire mu gushaka ubuzima, wongere wibagirwa ikintu cyateye corona kuza, wongere wibagirwa ikintu cyatumye Imana igufungira amazi n'umuriro, wongere wibagirwa ugende wihugireho. Ntago corona ari cyo kintu cyonyine gihari, Imana ifite bindi. Ahubwo buri wese niyisubireho. Kuki mu byabo bahuguka mu by'Imana bakazana impamvu? Ugasanga umugore yiriwe afura, yiriwe akoropa, yiriwe yoza ibyombo, afite inda, afite uruhinja, ariko bamubwira bati kora geste muri korari. Mama we, ariko akagugurana n'injerekani ku mutwe. Aho nigeze ngenda babwira umuririmbyi ngo natera ikorasi ndananiwe, ndumva naniwe. Ndabwo ntariko ubu butesi bwabo bibebeza ibintu nabyikora ku Mana nkamara 2 ndananiwe. Kandi buryo umusanze mu gikara ari kuvugana n'abagore wagira ngo bamucometse, akabura umwanya wo guhimbaza Imana no gutera iyo korasi ngo arananiwe, ariko akabura umwanya akabona wo kubara inkuru. Kuki bahuguka mu byabo mu by'Imana bakazana impamvu? Imana yari ifite umubabaro rero w'abakozi batajya baboneka mu murimo w'Imana. Buri saha bazana impamvu
mfite iyi impamvu impamvu mu buzima zibaho, ariko burya Imana twese iratuzi. Kandi mureke mbabwire, gukorera Imana, iyo dukoreye Imana twebwe tukayikorera, gukorera Imana kwacu niho dukura umusada wo kugira ngo ibyacu bibikire. Ntabwo ushobora kwica umurimo w'Imana ngo ibyawe bitere imbere. Ntabwo washaka guteza imbere ibyawe ngo Imana uyihombye ngo ibyemere. Nushaka kunguka uzabanze wungura Imana. Nushaka guteza imbere umurimo w'Imana, nushaka gutera imbere mu byawe uzabanze uteze imbere umurimo. Nushaka ko ibyawe bigira imbaraga uzabanze ushyira imbaraga mu by'Imana. Nushaka ko ibyawe bizamo ishyaka uzabanze ushyira ishyaka mu byayo. Ntabwo ushobora rero kuyubakira ngo igusenyere, nta nubwo wayisenyera ngo ikubakire. Nimusubira mu rusengero rero muzite ku murimo w'Imana. Kuki bahuguka mu byabo, mu by'Imana bakazana impamvu zose zizaveho, n'inzitwazo tuzikureho. Hanyuma Imana nidukingurira yo kabyara, ubundi ni nkaho tuzayibwira ngo twaremeye. Ubu Imana niyo nkaho yavuze iti warabibonye ko kumara ukwezi udacuruza bishoboka. We wangaga gukinga ngo wako ibaze umuntu uvuga ngo ereka hari n'abantu hari n'umuntu ko kubura umwanya ukabona ko yawubuze. Nk'umuntu ko kujya mu Bushinwa hamara iminsi, no kujya kudedwana ibintu bye bikamara iminsi. Ibaze nk'umuntu ucuruza inyanya utudobo tubiri, ariko uzi gucuruza inyanya ukica umurimo w'Imana, kandi za nyanya inyungu ukuyemo uyarya saa sita n'ijoro ntuyarye. Hanyuma wajya no gushaka mituweli ukagira gute, mituweli ntuyabone aya mituweli kandi wacuruje. Hanyuma ukanahindukira abantu n'abana beza, ukanahindukira ukajya kubwira Imana ngo ngurira mituweli. Burya irakubwira iti none se ko wantereye umurimo ukajya mu nyanya, wagiye ukayakura mu nyanya. Erega Imana iradusubiza nuko itaduha detaye. Bishatse kuvuga ngo wa mushoramari wanjye wataye umurimo w'Imana, nibura ajya kurangura Dubai, ntabwo amubwira ngo mituweli narama yayigura, n'ubwishingizi bwose aba bufite. Hari n'umuntu utumurimo w'Imana rero nkavuge ni nkabura yawutaye ajyaye. Uzi kugira ngo utumurimo w'Imana ucuruze kandi ujye uburara? Uzi kugira ngo utumurimo w'Imana igihe cya minerivare nikigera ubure minerivare y'abana kandi warataye umurimo? Kandi iyo tubuze minerivare, iyo tubuze igishoro, iyo tubuze ya mituweli, turagenda kuri ya mana imwe yaduhaye umurimo wo kurepeta tukabikorera igihe, imwe yaduhaye umurimo wo kubwiriza tukajya kubwiriza tutarirobanuye intara n'imidugudu n'imirenge. Tukajya si nk'Abavugabutumwa bari basigaye barobanura aho bagomba kubwiriza. Ngewe bigeze kunsetsa, ugahura n'umuntu ese bamasharire ugiye kwigisha, ngiye kwigisha ku mudugudu wahana, ngo hariya nta kantu bagira, nta kantu batanga, ngo urwo rwaye merita ngo nta kantu batanga, nta kantu batangama. Ariko ako kantu batampaye aho nagiye Imana iri kukama nta kantu. Ukumva umuntu arakubwiye ngo hariya ugiye kwigisha ni mu nyatsi mu izina rya Yesu, ariko imyuka mibi iragwirama. Umuntu ajya kwigisha mu nyatsi gute? Buretse izikinge. Ubu se noneho izo nyatsi bajyaga kwigishamo hari n'izo bakibona, ngo hariya ngo ni za 5 zabo. Mureke mbivuge, erega Imana yambwiye ngo nindangurure byose. Se ko ari hahandi impanda igiye kuvuga ndaceceka, ureka da? No, nitwicare dutekereze. Ubu butumwa ubu bwarasohoye. Ubu ndi kuvuga ni nkaho nindi kubwira abantu ngo nidusubira mu rusengero tuzisubireho. Oya no, ibi bintu mvuga birazwi, ntabwo ari ibintu byo mwibanga. Nge baranzengereje, mama shaye hari ugiye ni mu nyatsi. Ese gute ngo nta gatike batanga mpezi? Uwo mwuka w'udufaranga rero. Ngewe mu bintu byanejeje n'ubu binezeza, naho waza ukankubitira kuri iyi kamera ejo wabona nayigarutseho. Kuvuga Imana neza n'imbehe ndiraho. Iyo nyivuze neza ihita ikora mu ikofi kampereza. Rero kunkura mu kuvuga neza Imana, ubu nyirukanye, ubu nciye umutwe, kuko Imana yarambwiye ngo nzajya nguhembera kubera ko wamvuze neza. Ni nayo mpamvu burya ntayivuga nabi. Naho nayivuga neza abantu bakarakara, naho nayivuga neza abantu bakamvaho kuba nayivuze neza, kuko nzi ko ariho nzarira. Hanyuma rero aho ni mu nyatsi. Dore ikintu gitangaje, izo nyatsi bavugaga ngo ni mu nyatsi, ubu noneho nta n'umwe ukibatumira. Uzarugitumira Umuvugabutumwa wo kumara iki se? Ntawe ugitumira umuhanzi. Namwe rero bahanzi
bamwe mwe mwarashyize imbere amafaranga, mwarabibonye ko aho mwayakoreraga hakinze. Ndavuga abahanzi n'abavuga butumwa, ngewe ndabizi hari abantu twabaga turi kumwe dutumira umuntu tukamutomera ngo izo ni za 5 akabivugira kuri telefone, numva izo ni za 5 noneho n'igihumbi ntacyo mukibona, bibatere kwisubiraho. Kugeza ubwo abantu bari batangiye kumpamagara, mama Charline, hanyuma se wowe ucangaye, tubwire tubimenye. Hari uwo twayahaye aradutuka, Mana ya Isaka na Yakobo we, bararwaye toroma, bazi ko gutumira umuntu w'i Kigali ari ukwikora mu ikofi. Ibaze kugira ngo ujye gutumira umuntu wo mu cyaro, uzana itura ari uko agurishije igitebo cy'ibijumba kuri 500, ariko ukajya kubategeka ngo baguhe ibihumbi 70, na pasiteri ari mwarimu ari indi, naho nabo batayahembwa. Maze rero ngo uvuye i Kigali ngo ujye ni mwicare hasi twishyure, cyo kwinuba ngo agapfukamunwa kazabaho. Gusa hari abambabaza, hari abantu bambara agapfukamunwa nkababara, barahari abantu badakishijwe, abantu bataba mu rusengero, ntago baba bakwiye kwambara agapfukamunwa. Kaba gakwiye kwambara abakirisitu bamenye ukuri, bakaguca hejuru, bakigira ibyigenge n'ibyigomeke, kuko abandi bo bibeririye. Aruherutse kumbwira ngo Yesu ni umutipe. Ibaze umuntu ufata Yesu akamugira umutipe, ngo Yesu ni umutipe wacu turamwemera, ni umutipe wabo. Ubwo so wamurenganya? Kandi buriya Yesu koko aza nk'umutipe kuri we, kuko ngo uko ufashe Imana ni kwiza. Yego, hanyuma abantu nibafashe ubutumwa ndi gutanga bwarasohoye bumwe. Nimba Imana yaravuze ngo irakajwe n'abantu binjira mu rusengero uko bashatse bagasohoka uko bashatse, irambiwe n'abari kuyicira umurimo, igahitamo kubifunga byose. Ni isomo ku bantu b'abakirisitu. Hanyuma ndimo ndasoza iki cyiciro, nuko tutareba, nubwo tubona ngo turareba, ngo dufite amatwi. Baraje bakingura isengero bongere bagagare. Ngewe rega baguhana make ngo upfobeje amavuta yanjye. Apfobeje amavuta ye se yagiye kuyarangurira ye yaguze. Na amavuta ya busa asanzwe hari, ariko ibi ndabivuga abo batumira ntago ari ukuyashyira hanze, niho asanzwe. Twisubireho barampiga ahubwo bagiye kunshakira indi dosiye yo kunkura kuri YouTube. Ntago ari ibyo nshaka, nge ndashaka ko twisubiraho, ndashaka ko dukizwa. Abahanzi n'abavuga butumwa rwose umbabarire, niba ngira gukingura isengero ntuzongere kuvuga ngo hariya ni mu nyatsi ngo batanga agatike gake, kuko amezi umaze muri korona udatumirwa waricaye urapowa. Imana yashatse kukwereka ko naho wajya kubwiriza ugataha nta n'ijana, nubaho wicaye ntaryo ubona. Ntago mbizi. Twisubireho, ntuzongere kuvuga ngo nge 30 sinayakorera. Ntuzongere kuvuga ngo umuntu nkanjye se bumurantegera imodoka, uzi kwikakaza bari bafite. Noneho najya n'ahantu banakubwira ngo baraguherekeje koko, ugasanga bari kunyiguraho. Utubabarire, aha ni mu cyaro mama Charline, urabona ukuntu bimeze rwose, dore yibabawe. No, nge naje gukorera Imana, kandi iyo umuntu akoze ntago ahembesha aho yagiye, nimba batazi nibanga. Imana ifite ahantu henshi igomba gutungira abakozi. Ntago Imana yanjye intungira ahangaha nicaye, no, ntago ari aho intungira. Imana ifite ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kure, kandi Imana igira imbaraga. Nimba nakoze nkakozera neza, ngomba kubwira Imana ngo mpemba, ntago ari wowe ndi bubwire ngo mpembe. Ngo kufite yica na Kwizera TV kuko mba kwiyoboka Imana, kuko nagiye he ntago bashinzwe kumpemba. Ngomba gutanga ijambo abantu b'Imana bagakira, hakura Imana mu gihombo, hanyuma nanjye nge n'inzu yanjye
n'umuryango wanjye tukabona inyungu zivuye mu gukorera Imana. Hanyuma tugire isomo, iki cyorezo nigishira mugasubira mu nsengero, mwabahanzi mwe, mwabahanuzi mwe, mwabavuga butumwa mwe, inda y'amafaranga muzayirambike hasi, kuko nimutayikira Imana izazana n'ibindi n'ubundi birahari. Irashaka ko mushyira imbere umurimo, hanyuma mukayibwira iti Imana duhebe. Nta nubwo ari ngombwa kuyishyuza, ntabwo ari ngombwa kuyishyuza. Umuntu ashaka umuyaya akamukurikirana, n'umuyede w'umuntu aramuhemba, n'umukarani arakwikorerera ibintu ukamwishyura, n'umukozi muri kampani uramuhemba. Ntabwo Uwiteka Imana ya Isiraheli ari umugabo ureba ibintu gusa akihitira. Arabizi ko dutunzwe no kurya, azi ko tugomba kwambara tukambara neza, azi ko amazu tubamo ari ay'ubukode, afite no kuduha yacu. Imana ni umubyeyi, irusha ababyeyi kureberera abana babo. Ntabwo ikibazo kiri ku mubyeyi wacu, ikibazo kiri ku bana. Hanyuma rero wicare muri korona uti Imana mpemba, iguhemba se wakoze iki kandi warakuyemo ayawe? Burya igihe bagutumiraga uti ni 50 mu iyo yibwiye mu bihe bya korona ngo igutunge, hanyuma ihita ikubwira ngo uzafate muyo waciye abantu. Ubu sura cyayarya naho yewe yabitse korona yamazemo. Musohokana isomo, twumvira Imana. Imana ibaha umugisha. Numvaga ubutumwa araho burangiriye bwitwa ngo kuki bahuguka mu byabo, mu by'Imana bakazana impamvu. Yego, byanze bikunze ubutumwa nyine wari ubutumwa, kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo intumwa irarabirwa ntiyicwa. No kuvuga ngo rero wowe uratumitse, ariko kandi kugira ngo imitima y'abantu badukurikiye nayo izakira ubutumwa kandi babushyire mu ngiro, reka unyemerere dusenga Imana, hanyuma tubaragize Imana kandi mwuka w'Imana babeho kugira ngo barusheho kumenya yuko uyu murimo cyangwa se ibyo turi gukora turi mu isi twakagombye kuba turi byitegererezo by'abandi, kugira ngo nibabone imirimo yacu myiza barusheho guhimbaza Imana. Reka rero dusenga Imana. Reka tubasengere. Ni ukuri Imana irabakunda, itabakunda ibi byose yabiceceka ntibivuge. Kandi burya n'Imana ibibabwiye n'ubwiza muri mama Charlene inyuraho ishaka. Hanyuma tubasengere umuntu wese uciye bugufi ku bw'ubu butumwa, umuntu ufashe umwanzuro ku bw'ubu butumwa, Imana imuhindukirire, Imana imurebe neza, imuramburire ukuboko. Imana ibabarira abo bacashuro, ibabarira abantu bagiye baca amafaranga, ibabarira abantu bayiciye umurimo, ibabarira abahanuzi n'abavuga butumwa, ibabarire mwabahanzi mwe. Amaraso ya Yesu abeze. Muri korona muzasohoke mutambaye ishwambagara z'imirimo mibi, mwambaye amakanzu meza. Haracyari ibyiringiro. Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ifite ubutware bugeretseho n'ubushobozi, Imana ibabarira ikibagirwa. Papa wacu mwiza udukunda, turi imbere yawe ku bw'ubu butumwa wampaye gutanga kuri Kwizera TV, kugira ngo abantu bakire kandi bakizwe. Umuntu wese uciye bugufi ku bw'ubu butumwa yumvise, umuramburire ukuboko kw'imbabazi. Ibyabaye bisibangane mu maso yawe, ubakureho ukuboko kubi n'imigambi mibi, wongere ubahindukirire ubagirire neza. Kandi mbasabiye imbabazi, uca bugufu mwumve, ubahindurira umwambaro, kandi ukomeze kubarengera, ukomeze kubahaza muri byose. Ntago narangiza ntasenze. Ndatura imbaraga zo gutabarwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndatura imbaraga zo gutabarwa mu gihugu cya Amerika, utabara abo muri Canada, utabara abaturanyi bacu b'Abarundi, utabara ibihugu byinshi birimo iki cyagwa. Mana ntago narondora, ariko ikiganza cyawe kirekire kigere ku isi yose, abantu baramburira ukuboko, kugirirwa neza n'Imana bibe kuri bo. Turagushimye kudushyigikiye, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Nimero zanjye za telefone 0783554266. Mbifurije amahirwe masa yo kuhinduka no guhindukira. Imana ibaha umugisha.